Yesu ashimwe, ndagusuhuje aho uri hose kandi nshimiye Imana ko impaye umwanya mwiza kandi nawe ikaguha umwanya mwiza kugira ngo twumve ijambo ryayo. Ndagira ngo nkwibutse ko njye nawe tuba turimo gukora ikintu tutazigera twicuza na gato. Ibyo tuba turi gukora ushobora kutabona umusaruro wabyo muri uwo mwanya, ariko ijambo ry'Imana ubwaryo ryifitemo imbaraga zikiza, zibohora n'ibindi birenze ibyo twebwe tuzi. Twe dukora icyo kurisoma, kuryumva, kuritega amatwi, hanyuma undi murimo risohoreza muri twe ntugira igipimo twawupimiraho ngo tukibone. Hanyuma nk'uko nkunda gutangira mbibabwira nanone, ndagusabye ijambo ry'Imana nirikugeraho ukaryumva buri uko Umwuka Wera agize icyo akubwiriramo, ujye uzirikana ko hari n'uwundi Umwuka Wera yagira icyo yigisha binyuze mu ko wamusangije. Fata umwanya usangize ijambo ry'Imana. Imana ntishaka ko ibyayo tubigira ubwiru, oya, ahubwo irashaka ko tubisangiza, tubyamamaza bikagera ku isi hose. Imana yahisemo ko njye nawe ari twe izakoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Nta yindi nyungu mu gusangiza, nta kindi kiguzi, nta zindi ndonke dushaka, no kugira ngo izina ry'Imana ryamamare, ubutumwa bwiza bugere kure. Urakoze, ubikore ntubigihomba mu bwami bw'Imana, kandi ndabigusabye. Ntago ari izi nyigisho mvuga gusa njyewe ntanga, oya, n'izindi nyigisho wumva ahandi, n'ijambo ry'Imana usoma ku giti cyawe. Ibyo ngibyo byose ukwiriye gufata umwanya ubaza Umwuka Wera, ubaza umutima wawe ngo ninde wundi nasangiza iri jambo. Imana ibigufashemo. Hanyuma tugiye gukomeza muri ya nyigisho yacu turimo twiga. Twatangiye ivuga ngo gupfa buri munsi. Ngira ngo iyo tuvuze gupfa buri munsi, niba uri umukunzi w'ijambo ry'Imana ukunda gusoma, waba warasomye ibi ngibi rwose, kuko nicyo Yesu aduhamagarira. Aratubwira ngo muze aho ndi, yamara kutubwira kuza ahari turehejwe n'imbabazi ze zitagira akagero, tuje mu kubaho kwe, hanyuma akadushishikariza, akadukangurira ko twebwe abo turi bo, ibyatugengaga, icyaha, kamere n'ibindi bintu twishingikirizaga tubifasha ku ruhande, ntidukurikire ibitekerezo byacu, tugakurikira we wenyine. Ntabwo tuba tugikurikira ibitekerezo, amarangamutima, ubushake, amafilozofi yatwuzuyemo, amasiyanse n'ibyo twize, oya. Aratubwira ngo byose mubishyire ku ruhande, ibyo ngibyo byose nijye ubigenga mbiri hejuru mu mpanga amaso. Ikibabaza rero ni uko tujya dushaka kubigirira icyizere kuruta uko tumugirira icyizere. Nkumva ko siyanse nize, amahame nize, urugero ngo ntago umuntu ashobora gukira indwara runaka bitewe n'amasomo nize, urugero ntago umuntu ashobora kubyara, ubwo ndavuga ku mugore hejuru y'imyaka 45 cyangwa se hejuru ya 50, ariko twarabibonye Sara ku myaka 90 Imana ikora umurimo wayo arabyara. Rero dukwiye kuyihanga amaso, atari twebwe ubwacu dukurikije ibyo tuzi, ahubwo tukayihanga amaso tuzi ko igifite izindi nzira zo gucishamo ibintu, niyo twaba tutarabibonaho, iyo ifite inzira zo kubicishamo. Hanyuma turimo kwiga rero kuri iri jambo. Reka nsome ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya. Dusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Abagalatiya igice ni cya 5 umurongo wa 24. Haranditse ngo Abakristo Yezu babambye kamere yabo ku musaraba, hamwe n'ingeso mbi zayo n'irari ryayo. Iki nicyo turimo tuganiraho, ni uwo mutima w'inyigisho yacu, cyangwa se niryo shingiro ry'ibyo turimo tuvugaho. Yesu yatubwiye kwikorera umusaraba tukamukurikira. Hanyuma byashobokaga ko adusaba kumukurikira uwo musaraba tutawikoreye. Byarashobokaga rwose katubwira ngo muze tugende, ariko umusaraba nawe ubwiye ko ari ikimenyetso cyo gupfa, cyangwa se umuntu arimo aganaho agiye gupfira, cyangwa se umuntu arimo agana ahari urupfu. Ubwo ngubwo bivuze ngo twebwe muri kiriya gihe nababwiye yuko uwo babonaga uhetse bari bazi ko ari kugana hagiye kubambirwa. Ubwo rero natwe adusaba kugenda dupfa kuri twebwe, ibyo twita dying to self,
ni ugupfa kuri njyewe niyuzuye n'ibitekerezo byanjye n'amarangamutima yanjye n'ubushake byanjye, nkemerera Yesu akaba ari we unyobora, akaba ari we ungenga. Hanyuma ngaba Kristo Yesu, niba nawe ubihamanya n'umutima kuri uwe, ukwiriye guhora buri munsi wemera gupfa kuri wowe. Kristo Yesu we yabambwe ku musaraba, birarangira, arapfa, arazuka, ubu ari iburyo bw'Imana. Ariko twebwe urwo rupfu rwe ngo turugendera mu mubiri wacu iminsi yose. Reka mbivuge muri ubu buryo: twebwe yadusabye ko tudapfa rimwe tuvuge ngo kamere yacu irapfuye birarangiye, ahubwo adusaba ko buri munsi, reka nongereho buri munota, reka nongereho buri mwanya, duhora dupfa kuri twebwe, tudashaka ko ibyacu ari byo bikorwa, tudashaka ko amahitamo yacu ari yashyirwa imbere, tudashaka ko ibyo twumvaga muri uwo mwanya bifite agaciro ari byo twahitamo, ahubwo tukamubaza ngo nicyo ushaka ko duhitamo. Niyo byaba binyuranye n'ibyo njye natekerezaga ari byo nashakaga, ndemera mbikore. Ukamubwira gutyo. Rimwe na rimwe hari ijambo cyangwa se hari ubushake bw'Imana uzumva budahuye n'ibyo washakaga, hanyuma ibyo nibihura n'ibyo washakaga ari ubushake bw'Imana, ari Imana ibivugiye mu mutima wawe, ari Imana ibikubwishije ijambo ryayo, uzakora ibyayo kugira ngo ukore ibyawe, kuko nukora ibyawe bizarangira bikujyanye mu irimbukiro, bizarangira bikujyanye habi. Nanone uzaba urimo kwisubiza munsi y'ubutware bwa Satani. Wibutse ko ubutware umuntu yumviye nibwo ajya munsi. Ni rya jambo Paul yandikiye Abaroma ngira ngo mu gice cya 6, ababwira ko uwo ugandukiye nibwo butware ujya munsi bukakugenga. Niho yongeye kuvuga ngo tugandukire Imana, tuyegere, nayo izatwegera, ngo turwanye Satani azaduhunga. Bivuze ngo birabanziriza mu kwegera Imana no mu kwigandukira. Bivuze ngo uko ngandukira Imana niko njya munsi y'ubutware bwayo, ariko uko ndushaho kumvira kamere, uko ndushaho kuyoboka ibyaha, niko njya munsi y'ubutware bwa Satani. Icyo gihe no kumurwanya ntibiba bigikunda kuko mba nduwe, ubwo rero ntibishoboka. Hanyuma turimo kuvuga ngo umukristo biramukwiriye ko adakurikira ibitekerezo bye n'amarangamutima ye n'ibyo yiyumvamo, ahubwo agakurikira icyo Imana irimo mubwira. Ibi ntago Kristo arimo kubigusaba ngo yigendera gusiga ubikore wenyine. Umurimo wose Imana dusaba gukora, yaduhaye ibyangombwa byose ngo tubeho dutunganye, tugire imibereho iboneye ihuye n'ijambo ry'Imana. Mwibutse ko Kristo ari muri we ngo asohoze uwo murimo, mwemerera akorere muri wowe rero. Kuri yaba akubwira ngo caha, abagira ngo akubashije, arushaho kukuremamo kamere isa n'iye, ariko rimwe na rimwe tukamugomera, tukamwigomekaho, tukamwereka ko ubushake bwacu ari bwo burenze. Ariko ndakwinginze, reka kuyobore, reka kugenge, nuza hakujyana ntago ayobya nshuti yanjye, mugirire icyizere. Hanyuma umubwire ngo ndabizi kuri muri njye, kandi ntago wanditse ngo mbikore njyenyine, ndabizi kuri kumwe nanjye. Rero Imana muri kumwe, ntago uhangayika na gutoya. Ntago turimo kuvuga ibintu wirwariza, ntago Imana igira ngo wirwarize. Ijambo riratubwira mu Bafilipi ngo Imana niyidutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Uko gupfa kuri njye, uko kudakurikira amahitamo yanjye, ibyo byose niyibikorera muri njye. Ariko bivuga ngo kuyibikorera muri njye rero ngiye kwituriza, oya, irakorana nawe. Uko yakuyoboraga yagira ngo ugende mugendane, kuko yahisemo mu mbaraga zayo gukorana natwe. Emera gukorana nayo, emera uwo murimo usohorere muri wowe wayo, ikoresha umwuka wayo. Ntago igusaba kwirwariza rero Imana muri kumwe. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana ko nje n'abantu bawe udukomereje muri no jambo, kugira ngo dukomeze twige icyerekeye no gupfa buri munsi. Ntago bikomeye kubera ko ni wowe ubikorera muri twe, nta mbaraga ziba muri twe zibikora. Kenshi tumva twagendera mu byo kamere yacu yarikira n'ibyo tubwira, ariko uratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana bawe. Bivuze ngo nituyoborwa na kamere, ntawe utadutandukanye n'abatarakwakira. Ndagusabye ubwo buntu bwinshi wahaye twebwe
aba ari bwo bukomeza gukora umurimo muri twe kandi utumara ubwoba n'impagarara. Ikintu cyose cyatuma twumva ibintu bikomeye tuvuge ngo ni wowe ubikorera muri twebwe. Tukwemerere buri munsi, tukumvire, ntitwigomeke, ntitwigenge, twumvire umwuka wawe. Urakoze, icyubahiro cyose kikugarukire, ariko ubuntu n'imbabazi no gukomeza kungwa nawe no gukomeza gusa nawe bibe muri twe, mu izina rya Yesu.